ikaze kuri BMK1 TV, televiziyo ibagezaho ibiganiro bitandukanye, imyidagaduro, siporo, iyobokamana n'ibindi. Uyu munsi rero tugiye gutarama, turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye bari budutaramire. Reka rero tubasabe batwibwire. Ikaze. Murakoze. Amazina nitwa Nitezeho Frank, ndi umuramyi, ndirimba indirimbo zihimbaza Imana, sengera mu itorero rya Calvary Temple. Ndi umuririmbyi muri minisiteri ya Upendo ndetse na minisiteri y'abanaziri. Murakoze. Reka dusabe nuri hirya nawe akomereze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Wifuza Chance, ndi umuramyi, nkaba nteranira Foursquare Gospel Church Kimironko, nkaba ndirimba muri worship team yaho no muri Gisubizo Ministry, ibindi Imana iduha n'umugisha. Na hano murakoze cyane, nitwa Joy Gatabazi Muberarugo, ndi umuramyi mu itorero rya Hope in Jesus Ministries. Aho ngaho niho nkorera umurimo w'Imana. Imana iduha n'umugisha. Barakoze cyane abatumirwa bacu rero, mwese ikaze, abadukurikirana haba bari mu Rwanda n'abari hanze yarwo. Imana iduha n'umugisha kandi mugire ibihe byiza. Minajua wewe uliniita mwaminifu, kazi ulioanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. Sitafa moyo, minajua wewe uliniita mwaminifu, kazi ulioanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. Sitafa moyo, ninajua wewe uliniita mwaminifu, kazi ulioanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. Sitafa moyo, ninajua wewe uliniita mwaminifu, kazi ulioanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. Na kuamini utaimaliza. Nakwizeye, hallelujah, nakwizeye, hallelujah, nakwizeye. narababariwe
rwose ubundi umwana w'Imana. Oh haleluya, icyubahiro n'ubwiza ibya Yesu. Narababariwe rwose ubundi umwana w'Imana. Oh haleluya, icyubahiro n'ubwiza n'ibya Yesu. Narababariwe, narababariwe rwose ubundi umwana w'Imana. Haleluya, oh haleluya, icyubahiro n'ubwiza n'ibya Yesu. Narababariwe,
sinigeze mbona umwiza nkawe w'Imana we uri umunyembaraga ushobora gukuraho ibyananiranye uhesha ubugingo abakwizeye bose sinigeze mbona umwiza nk'Imana yanje w'Imana we uri umunyembaraga ushobora gukuraho imisozi iri imbere yanje uhesha ubugingo abakwizeye bose ese ni Imana imeze nk'Imana yacu yo yonyine nibasha kutwumva iyo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye izabikora n'ibisigaye izabikora ibyananiranye n'ibisigaye izabikora n'ibyo ubona ko bikugoye n'ibisigaye izabikora haleluya n'ibisigaye izabikora umurike n'ibisigaye izabikora n'ibisigaye imbabazi ze nyinshi nizo zituma tudashira imbabazi ze nyinshi nizo zituma tudashira urukundo we rwinshi nirwo rutuma tudashira turacumura ikatubabarira tuva mu masezerano ikatubabarira turacumura ikatubabarira tuva mu masezerano ikatubabarira
turacumura turacumura ikatubabarira tuva mu masezerano ikatubabarira turacumura ayi ikatubabarira tuva mu masezerano ikatubabarira turacumura ayi ikatubabarira tuva mu masezerano ikatubabarira turacumura ayi ikatubabarira tuva mu masezerano ikatubabarira turacumura turacumura tuva mu masezerano nibyo turacumura we haleluya tuva mu masezerano ikatubabarira turacumura turacumura ikatubabarira tuva mu masezerano ikatubabarira turacumura we turacumura ikatubabarira tuva mu masezerano ikatubabarira nicyo gituma ntazatinya nawe isi yose yahinduka imisozi igakurwayo ikajya imuhengeri nicyo gituma ntazatinya nawe isi yose yahinduka imisozi igakurwayo ikajya imuhengeri yivugiye ati ngerageza mwereke ko ndi Imana ifasha ubwo mpororera imigisha ubura uyigwiza imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora Uwiteka riyerekana ubushobozi bwose imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora Uwiteka riyerekana ubushobozi bwose Uwiteka ariyerekana mu bushobozi bwose Uwiteka ariyerekana mu bushobozi bwose Haleluya, numvise ijwi ryawe none dore ndaje
kwizera mu mutima we kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose cy'ibwami bituma Imana yo mu ijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza bituma Imana yo mu ijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza umwami Nebukadineza arota inzozi ziyobera abanyabwenge b'i Babuloni ariko Uwiteka Imana izishurira Daniyeli ziyobera abanyabwenge b'i Babuloni ariko Uwiteka Imana izishurira Daniyeli uwo nkunda ndamuca ndetse nkana muhana izahabu mu ruganda igeragereshwa umuriro Daniyeli nigeze yamubwira Uwiteka Imana ye habe no mu byago yakomeje kuyiringira yarazi yuko ariyo yica kandi igakiza ayiwe hirya y'ibijigo by'intare yarahishe ubugingo Daniyeli nigeze ahemukira Uwiteka Imana ye abawe yarazi yuko ariyo yica kandi igakiza hirya y'ibijigo by'intare yarahishe ubugingo Imana ye yasaga n'iyamubararutse ikunda ko bamujugunya mu rwobo rw'intare nishira ikuzimu kandi niyikurayo hirya y'ibijigo by'intare yarahishe ubugingo Imana ye yasaga n'iyamubararutse ikunda ko bamujugunya mu rwobo rw'intare nishira ikuzimu kandi niyikurayo hirya y'ibijigo by'intare yarahishe ubugingo nimeona kimbilio katika mwamba wangu Yesu, huiwisha nafsi yangu, sitaogopa mabaya. Huyo ni mpenzi wa dhati, upendo wake wanizunguka, siku zote nitatulia kwake. Suniye mwamba imara, salama salama, hey salama, aha, kwa Yesu ni salama, salama salama, ai salama, yo yo, oh, oh, ni salama, 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 yo yo, kwa Yesu ni salama, salama salama, salama salama, kwa Yesu ni salama, 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 kwa Yesu ni salama. turabashimiye abo twabanye bose muri iyi gahunda y'igitaramo, by'umwihariko dushimiye Frank, dushimiye Chance ndetse na Joy badufashije muri uyu mwanya mwiza w'igitaramo, ndetse dushimiye namwe mudahwema kudutera inkunga, tunabibutsa nanone batari bakora subscribe na share kugira ngo mubikore mwihuta, kugira ngo n'ibiganiro bizakurikiraho ndetse n'ibindi bitaramo tuzakora bizabagereho. Imana ibahe umugisha.